tubarangire dore ibyo kurya dukeneye muri kino gihe ni karoti, kabiri ni onyo, gatatu ni tungurusumu, kane ni amaronji, gatanu ni indimu, gatandatu ni icyatsi bita time, karindwi ni mante, umunani ni ibumba ry'icyatsi kibisi, icyenda ni tangawizi, icumi ni ubuki. Ibi bintu ngiye kubivuga muri make kuberiki muri izi nzira z'ubuhumekero igihe twibasiwe n'iyi ndwara yabaye icyorezo kandi kabana ndanze kandi kabishaka guheza abantu mu nzu kandi ubuzima buri hanze, birakwiriye ko abantu bajya basohoka hanze ariko hari icyo bakoreye ubuzima bwabo ngo ushobore guhangana n'ikirere cyanduye n'abanduye, kuko biruhije byo burya amategeko yayo yose nubwo bayubahiriza ariko birongera bikanagorana, byanze bikunze ko hari aho wahurira naho utari ubigennye. Bwa mbere ni nko gufata ku ntebe burire aho bajya mu modoka, uhuriye wese ayifataho, mwicaye mutatanye ariko mwese mwayikozeho. Ibyo byanze bikunze ubwo ni ikibazo. Hari nko gufata urugi muri za wese public, toilette publique, aho ngaho nta buryo ntibahora bakinguye isazi zasohoka cyangwa se zikinjira. Hariho ibintu bisaba ko hari amategeko nawe ubwawe wihandi kugira ngo ushobore kuba protege. Ibyonyine ubwabyo gusa ahangaha mvuge nti reka mvuge nti karoti irakenewe rero cyane cyane ku bayizi, irakenewe onyo, irakenewe tungurusumu, irakenewe amaronji, harakenewe indimu, harakenewe time, mante n'ibumba ry'icyatsi kibisi, tangawizi n'ubuki. Iyo ikibazo cy'umwijima gihari cyangwa se kuwikingira cyangwa urwaye cyangwa ukeka, dore ibintu bukeneye ni onyo, ni karoti, ni inzabibu, ni intoryi, ni amahoro, ni isuku, ni erayo, ni ibihwagari, no gusinzira ku gihe ndetse no guhinduranya imboga n'imbuto. Ni ibintu 10 kugira ngo umwijima nawo ube nyirawo afite umutekano. Akeneye gukoresha onyo, akeneye gukoresha karoti, birasimvugiye kubivanga, ahubwo nibibe ku rutonde rw'ibitunga umuryango. Ntabwo ari byo guhabwa abarwayi gusa, ahubwo ni byo guhabwa umuryango, kuko buri wese biroroshye. Ni ugukoresha onyo, ni ugukoresha karoti, ni ugukoresha inzabibu, ni ugukoresha intoryi, ni ugukoresha amahoro, ni ugukunda amahoro, ni ugukunda isuku, ni ugukunda era. Buriya hari abantu mu bwenge bwabo buke ajya yibwira ngo guha abandi amahoro ni ukubaha ikintu gikomeye, ahubwo ni wowe ukihaye. Ni byiza kwishimira benshi, ni byiza kubasekera, ni byiza kubaganiriza, ni byiza kubaha waramutse, ukwiriye guha abandi amahoro kugira ngo nawe ubone yagire. Noneho isuku irakenewe, era irakenewe, ibihwagari birakenewe. Noneho by'umwihariko fata onyo, ufate karoti, ufate pome, ufate n'indimu. Kora iyo salade, ndasubiramo. Fata onyo, fata karoti, fata pome, fata n'indimu. Kora iyo salade. Iyo salade numara kuyinoza, ushyiremo ikiyiko cya erayo kimwe, ushyiremo ikiyiko cy'ibihwagari kimwe, yarangiza urye iyo salade 4 mu cyumweru, ubikora ukwezi. Iyi salade iri mu bintu bivura kandi bigakingira abafite za hepatite C. Niyo mpamvu harimo kuvanga erayo no kuvanga ibihwagari. Iyo bigeze igihe cyo kuvura hepatite C, aya mavuta yombi aravangwa, kuko hepatite C yangiriza impyiko n'umutima, kandi bikaba bisaba ngo nibura ariho byitonderwa. Umwijima rero tugomba kuwitaho, ariko by'umwihariko twari tuvuye. Yaba ari hepatite B, ubukeneye inzabibu ibiyiko 3, ukeneye amata ya soya kuko afite lesitine, yarangiza ukajya uyanywa mu gitondo. Ku manywa ugakoresha onyo, indimu, ubuki n'amavuta y'ibihwagari, nabyo ukabikora. Ibyo mwijya mutegereza kurwara, ahubwo turakeneye igihe cyo abantu bararwaye. Niyo utari warwara urugingo ariko rurabigutegereje, byanze bikunze. Niyo bitabimeze bityo, ibyo ntabwo bivura izo ndwara gusa, ahubwo bifite n'ibyo bindi bikingira mu buzima. Ukeneye ku mutima, hari indwara y'umutima nayo irahari. Byongera ubwabyo gusa, hariho kurwara mu mutima mu buryo bubiri. Hariho ibyo bitanavuga ngo ni maladie circulatoire, ari indwara zifata mu mitemberere y'inzira z'amaraso gusa, ariko kuko zihera mu mutima zigaruka mu mutima, iyo umuntu azirwaye n'ubundi umutima arahungabana. Hakaba n'indwara ubwazo z'umutima, deformation yawo gusa, umwijima ukangirika. Ariko ubukeneye iki? Ubukeneye onyo n'indimu, ubuki na erayo.
ni 4 mu cyumweru, yarangiza ukabikora ukwezi ukaba uvuye umutima. Ariko ikigori ukaba ukeneye n'ikigori n'amashaza, kino kigori gitetse. Buriya abantu bateka ibigori bagateka amashaza bakarisha, baba bari gukingira umutima byonyine ubwabyo gusa. Ndetse umutima n'ubundi wawukoresha gufata ibumba ritukura ukarivanga n'amazi yateguwe na romare, ugasiga umugongo uhereye mu rukenyerero ukageza mu gikanu, ukabikora 2 ku munsi niba umuntu arembye, 3 mu cyumweru niba atarembye cyane, uba uri kuvura indwara y'umutima. Ibyo rero mvuge nti ingingo iheruka yo kuvura ubwo nayivuze ni mu mutima. Byonyine ubwabyo katujye ku gicuri, nacyo cyamaze kuba icyorezo, abantu benshi cyane kimaze gufata abana benshi cyane, kimaze gufata igicuri. Bafata onyo, indimu, akayiko gato k'ubuki n'ibiko by'amavuta y'ibihwagari, ni iminsi 7, yarangiza bakabikora iryo rimwe, mu kundi kwezi bakazongera, yarangiza ubikoze periode ibihe 3, yarangiza mu mezi 3 ugakoresha icyumweru kimwe, ni onyo, ni indimu, na akayiko gato k'ubuki, ni ibiko by'amavuta y'ibihwagari, ukabikoresha iminsi 7, wenda kurya ku manywa, ukarangiza iminsi 7 ugatuza. Mu kundi kwezi ugakoresha iminsi 7 ugatuza, mu kundi kwezi ukazakoresha iminsi 7 ugatuza. Niba ari umuntu mukuru byanze bikunze, ntabwo bari igicuri gikiza gusa, n'umwijima ubugiye. Ntabwo ari umwijima gusa, n'ibibyimba bibagiye. Ntabwo ari ibibyimba gusa, n'inda zivamo ziba zigiye. Ntabwo ari ibyo gusa, n'abagwaye amaso arakira. Byonyine ubwabyo gusa. Ubwo n'ubundi buryo bwo kumenya kwivura. Noneho reka dusabire buri wese kumenya kwivura indwara. Reka dusabire buri wese